simbizi muraza kumbwira ubwenge buke nyagakecuru yagize kugeza ubwo ihene zirya urugo rwose zikarurangiza. Mumbwire n'ubwitonzi buhambaye inzoka yagize ndetse n'ubugwari bigeretseho ku buryo byagezaho ihene zirya urugo zikarurangiza, inzoka idakomerekeje n'ihene n'imwe. Ikaze nanone udukurikiye ku Isoko TV, ni televiziyo ikorera kuri murandasi kuri YouTube. Reka twiganirire uyu munsi guys. Hari story nasomye ituma ngira amatsiko ndetse nibaza byinshi. Wagiye wumva wasomye wize cyangwa se wasomewe story ya nyagakecuru mu bisi bya Huye, uko byagenze, uko yari umukecuru utaravugirwagamo, uko yari mvuze umukecuru kubera ko yitwaga nyagakecuru, ariko mbuzi namubonyeho shoboke ko yari umukecuru cyangwa se ari umugore utaraba umukecuru, simbizi. Ariko iyi story urayizi, warayumvishe wenda mu bitaramo bitandukanye, wayisomye mu bitabo bitandukanye, cyangwa warayize mu ishuri, cyangwa warayisomewe, byose birashoboka. Abagaruka bavugamo ko rero nyagakecuru yarakomeye cyane ndetse ateye ubwoba, ntiyavugirwagamo. Ingabo z'umwami zaramuteraga ntizimuneshe, zigasubirayo zose zaneshejwe, ku buryo nta mwami wapfaga kumwisukira, ndetse nta n'igitero cy'ingabo icyo ari cyo cyose cyapfaga kumwisukira, bitewe n'uko ahanini bavuga ngo yarindwaga n'inzoka y'uruziramire. Abandi bakavuga ngo yari afite amarozi ataratumaga atsindwa, ariko nyuma ngo byaje gutsindwa bitewe ngo n'ihene bamuragije ngo zirya urugo rw'ibitovu rwihishagamo inzoka y'uruziramire yamurindaga. Ni story ndende, ndaza kuyibasomera ubundi noneho tuganire byimbitse ku bibazo nagiye nibaza. Wenda reka mbanze nyibasomereho gatoya, nimara kuyibasomera ubundi ibibazo nibaza nawe wabyibaza, turebere hamwe kuko niba ari byo iyi story bavuga ko ari amateka ya nyagakecuru, kandi ahanini amateka aba yarabayeho, ntabwo ari bya bindi bavuga ngo umugani wa nyagakecuru. Ni amateka ya nyagakecuru, bivuze ko nyagakecuru yabayeho, cyane ko bavuga n'umwaka yabereyeho. Reka mbanze mbasomere iyi story hanyuma tuze tuyivugaho mu kanya. Yego, nyagakecuru rero wo mu bisi bya Huye. Reka dusome iyi story. Ibisi bya Huye, ibisi ubundi wenda tureke kuhita twataka ngo ibisi bya Huye, ahubwo twumve ibisi icyo ari cyo. Ibisi ubundi bisobanura uruhererekane rw'imisozi. Ibisi bya Huye byo kuri ubu biherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Uyu musozi wambaye ishyamba ririho ibiti bitandukanye byinshi bya kimeza, bituma uyu musozi usa neza. Ukugira rero ngo ugere ku gasongero k'uyu musozi aho bivugwa ko nyagakecuru yari atuye, bisaba kuhagenda iminota hagati ya 50 na 60 n'amaguru. Uyu musozi uri ku butumburuke bwa metero 2400. Aha rero niho havugwa umukecuru wahimbwe nyagakecuru wari uhatuye, ngo waba yarigometse ku ngoma y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli. Ubundi nyagakecuru yitwaga Benyenzagi, afite umugabo witwaga Samukende. Nyagakecuru amateka avuga cyane, yamenyekanye cyane kurusha umugabo we Samukende. Aba barabenengwe, ndetse uyu mugabo utavugwa nk'umugore we ntibanamuvuga nk'uwari umwami w'iyo mpugu. Yari ku mukika w'umusozi wa Huye, kumanuka ugana Nyakibanda y'abaseminari kugeza ku Burundi. Nyagakecuru yamenyekanye cyane nyuma yo kwigomeka ndetse no kuzengereza uyu mwami Ruganzu. Uku kwigomeka kwatangiye ubwo umwami Ruganzu yashakaga kwigarurira igihugu cy'Ubungwe, ari nacyo nyagakecuru yari abereye umwamikazi. Ubwoko bw'abo mu Bungwe bwaramenengwe. Uyu nyagakecuru rero ngo yari yaranze gutanga amaturo y'ibwami nk'uko abandi baturage babigenzaga, nuko birakaza umwami, dore ko nubwo umwami yajyaga yohereza ingabo gutera uyu mugore, zose zatsindwa. Ku myaka 10 Ruganzu yatangiye gushyira hamwe ingabo, agenda zitoza, bakajya bohereza abatatsi bakaza mu Rwanda kureba uko bimeze, harimo nka Kavuna. None hatangira kuza kubohora igihugu ahereye mu Mutara. Ruganzu Ndoli yaje atsinda utundi duhugu, ageze mu bisi bya Huye aho kugira ngo ahite atera kwa nyagakecuru, abona uko hateye bigoye kubera ubutumburuke bwaho, kandi akaba yarazi neza ko bafite ingabo zikomeye kubera ko urugo rwe rwarindwaga n'inzoka y'uruziramire.
kandi ruzengurutswe n'ibitovu. Ruganzu yabanje kwigarurira ibice by'Akanyaru, abanza gutsinda Nyakarashi, aza iruhande kwa Mpandahande, hasigara Ubungwe. Aha historia yari isekereje. Ruganzu wari umurwanyi ukomeye yifashishije amayeri nk'ay'Abagereki mu ntambara ya Trowa ahagana mu 1260 n'igihumbi n'ijana na 180 mbere ya Yezu Kristo, aho Abagereki batanze impano y'ikibumbano kinini cy'ifarashi cya Nyamara imbere cyuzuye abasirikari b'Abagereki. Ruganzu nawe yaravuze ati gutsinda Nyagakecuru birasaba andi mayeri kuruta kuzana ingabo, kuko bitari byoroshye kurwanisha imyambi uzamuka umusozi. Ruganzu yatumye kuri Nyagakecuru ati ntabwo nzagutera, ndifuza ko tugirana amasezerano yo kudaterana tukaba inshuti. N'ikimenyetso ngiye kubaha impano y'ihene. Ruganzu yafashe umukumbi w'ihene awushyira Nyagakecuru, nyamara izo hene zari zitanzwe ngo zirye ibitovu byari bikikije urugo rwa Nyagakecuru, maze rusigare rwanamye ku gasozi ya nzoka yamurindaga yihungire. Kuri ubu ngubu mbabwira, iyo ugeze ku itongo rya Nyagakecuru ubona imyobo iyo nzoka yabagamo, ndetse itongo rye hasigaye igitovu kimwe gusa. Iyo uvuye kwa Nyagakecuru usubira hepfo, hagaragara ikibumbiro inka ze zanyweragamo, kirimo amazi atajya kama haba no mu mpeshyi ikaze. Icyo kibumbiro bivugwa ko na Nyagakecuru ariho yajyaga kuyuhagirira. Ingabo za Ruganzu rero zigarurira ibyo bice kimwe n'igihugu cyose, zitwaga Ibisumizi. Iryo zina hakaba hari itsinda ryarisigaranye rishaka gusigasira amateka y'uyu musozi. Nuko nguko story irangira. Ariko noneho icyo nashakaga ngo twibaze, ngiye nibajijeho nakibajije biranyobera, nawe wenda wakibaza, cyangwa niba utarakibajije gitekerezeho. Ngo Nyagakecuru mwumvishe ko yarindwaga n'uruziramire, umwami biramuyobera, ananirwa kumenya uko azatera kwa Nyagakecuru ngo ahigarurire, ariko yiga amayeri ngo yo kumuhereza ihene kugira ngo ihene zirye bya bitovu byihishagamo rwa ruziramire, ubundi noneho ruhunge Nyagakecuru abone uko aterwa. Icyo nibaza ni iki, Nyagakecuru yari afite ubwenge bukeya ku kigero kingana iki bwo kunanirwa kumenya ko ihene zikunda ibitovu, kugira noneho ngo akunde yemere iyo mpano? Ese tuvuge wenda ko yaratazi wenda ko ihene zikunda ibitovu, dako zizanabirya bigashira n'iyo nzoka igahunga. Igihe aboneye ko izo hene zitangiye kurya ibyo bitovu, ko hatangiye kuba nk'ubutayu, kuki atafashe umwanzuro ngo izo hene azirye cyangwa arebe ahandi azijyana, kugira ngo iyo nzoka ikomeze igumane ubusugire bwayo, ikomeze imurinde? Ntiyabibonaga? Wenda ibyo tubyihorere, birashoboka ko atayibonye da, wenda kubera ubwenge buke yari afite. Ariko se yagira ubwenge buke da, kuki yagize ubwenge bwo gutunga uruziramire rwamurindaga, ndetse bivugwa n'andi mayere yose bivugwa ko yari afite tutabashije gusoma? Simbizi. Tugaruke kuri iyi nzoka. Iyi nzoka yo yari ifite ubwitonzi ku kigero kingana iki kugira ngo inanirwe kurya za hene zaje ziyiteye, nk'uko yabigenzaga irya abasirikari ba izindi ngabo z'umwami zateraga kwa Nyagakecuru. Niba inzoka yari ifite ubushobozi bwo kurya cyangwa igatsinda abasirikari bateraga Nyagakecuru, kuko itagize ubushobozi n'ubwenge bwo kurya za hene noneho zaje zisagarariye. Tuvuge ko iyo nzoka se yatenye ihenera kurusha ingabo z'umwami zari zifite imiheto n'imyambi? Simbizi. Iki kibazo nakibajije. Uburyo iyi nzoka rwose biragoye kubyumvisha, ariko nanone biranoroshye kwibaza niba iyi nzoka yari ifite ubwitonzi bungana iki ku ihene zaje ziyitera, zirya ibyatsi inzoka yihishagamo, ikananirwa kuzirya cyangwa ikananirwa kuzirukaho ngo zihunge, kugira ngo inzoka ikomeze igumane ubusugire bwayo, ahubwo igahunga. Kandi abasirikare bateraga Nyagakecuru itarahungaga yarabarwanyaga, kuko yananiwe kurwanya ihene noneho zaje zigatura aho ngaho. Simbizi, wenda ndaza kubibona muri commentaire mubinsubiza, buri wese asubiza uko abyumva. Ariko nge historia ni nayo mpamvu yatumye nyizana ngo tuyiganireho, kuko numvaga irimo urujijo rwinshi. Nimba Nyagakecuru yararagijwe ihene kugira ngo zirye ibitovu, we akaba atarabizi yuko zizarya ibyo bitovu, yarangiza akabona ihene zitangiye kumurira ibitovu, nawe uzareba iwawe cyangwa ikindi kintu ubonye gitangiye kwangirika, ushaka andi mayere
cyangwa se ushakira umuti wo kugira ngo cya kintu kireke kwangirika, ahubwo kigakomeza gusubira kurusha uko cyari kimeze. None nyagakecuru we yabonye inzoka iri kumurira ibitovu, kandi abona ko urugo rwe hari kugenda haba ubutayu buhoro buhoro. Ibyo bintu kubera ko atabyamaganiye kure kugira izo hene wenda akanazirya da, dore ko kirya gihe bakundaga akaboga cyane, cyangwa se akareba nawe abandi aziragiza. Niko murabyumva mute? Iyi nzoka yo kuki itariye izi hene, ahubwo ikarenga ikajya irwanya ingabo zateraga nyagakecuru? Aho byagenze biti simbizi, muraza kumbwira ubwenge buke nyagakecuru yagize kugeza ubwo ihene zirya urugo rwose zikarurangiza. Mumbwire n'ubwitonzi buhambaye inzoka yagize, ndetse n'ubugwari bigeretseho, ku buryo byagezaho ihene zirya urugo zikarurangiza, inzoka idakomerekeje n'ihene n'imwe. Murakoze cyane. Mbibutse gukanda subscribe rero hariya kuri ni ku Isoko TV. Twarahinduye, ntago tukitwa Chef The Genius kubera ubusabe bw'abantu benshi, twitwa Isoko TV. Ugende wandikemo Isoko TV, urabona iki kiganiro, uduhe igitekerezo uko ubyumva, cyangwa nimba hari ikindi wifuza ko nanone twazaganiraho nawe mu byo utumva neza, tuzabisomera abadukurikiye, ubundi babitangiye ibitekerezo. Mwakoze rero, mukore subscribe, abatarabikora mukore share, muduhe commentaire, turazikeneye, mukande like, bityo ni inkunga ikomeye cyane. Mukomeze mugire amahoro.